rero ubwo twakomeje kugenda tubibasangiza ko uyu mwanya tugezemo abo twinjiye muri studio kugira ngo umutumirwa wacu mukuru tubashe kumusangiza bimwe mu bigomba kujya bibera hano ku Mushinga TV by'umwihariko kugira ngo yamaze guheza umugisha Mushinga TV nawe twavuze ngo reka natwe tumwicazemo hano ageremo irebero bwiza bwaho kugira ngo tugire na byinshi ashobora kutubaza cyangwa se natwe ibyo twamubaza aka kanya rero nabo kugira ngo nawe tuze kumuhereza ikaze ndakugira ngo sindi mutambikira cyangwa se oya nibyo igira kuvuga nibyo tugeze mu mwanya wo kumurikira abazadukurikira bose studio z'Umushinga TV. Murabona ko uyu n'umushinga wateguwe byose byariteguwe amarogo aragaragara mbese ibikoresho byose bituma amajwi n'amashusho azatambuka neza abakurikira Umushinga TV bagasobanukirwa neza intego zawo kandi bakabona neza ibiganiro bitandukanye bizajya bitambutswa. Uyu munsi rero kuba twakiriye umutumirwa wacu mushyitsi mukuru wacu kuri uyu munsi wadufunguriye ku mugaragaro igitangazamakuru cyacu na byiza ko tumwakirira no muri studio tugakorana ikiganiro nk'impuguke akatubwira muri rusange sinatwabwira gusa nabwira abadukurikira bamenye neza ibijyanye n'imishinga cyane cyane yuko Umushinga TV turaza kubisobanura bazagenda no banabyumva ufite intego ikomeye cyane yo gutangaza yo kwigisha kandi ibyo byose bikagira uruhare mu guteza imbere abazabikurikira. Yego byanze bikunze nawe ni inzobere mu bijyanye n'imishinga ndetse nayo mpamvu twamwiyambaje turavuga ngo byanze bikunze reka nawe tumutumire agire byinshi ashobora kutureberera ndetse na byinshi yasangiza abanyarwanda nahabona dushobora kuba hari ibitagenda neza nawe yanadukosora. Iyo tuvuze ko ari inzobere yego abantu bakwiriye kubyumva mu buryo bwagutse. Hari inzobere zize zikaba zifite ubwenge bwo mu bitabo ariko noneho ni n'inzobere ibikora. Ni umukonsultant, ni umugishwanama, ni umushakashatsi. Ibyo byose rero bimugaragaza nk'umuntu ukwiriye koko kuba ari kumwe natwe muri uyu mwanya mu gutangira igitangazamakuru gifite uwo mwihariko wo kwigisha no guhugura mu bijyanye no guteza imbere abazadukurikira twese. Okay, tutibanze mu magambo bwana Jonathan mushyitsi mukuru tuguhaye ikaze mu Mushinga TV. Ndakeka ko ni wowe mutumirwa wa mbere tugeze amahirwe yo kwakira uyu munsi wa none. Ufite byinshi byo kugusangiza, ufite byinshi byo kutubwira ndetse n'ibyo kubwira abanyarwanda badukurikiye muri rusange kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi n'abandi tuzatumira bazaze bazi neza Umushinga TV niki bidufasha cyangwa niki wigisha abanyarwanda, niki wageza ku bandi badukurikira bari bose. Uyu munsi wa none turongeye turakwakiriye. Nimba tungeye turakwakiriye nuko maze kudufungurira ku mugaragaro Umushinga TV. Yego tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Ndabashimiye kuri uyu mwanya mwiza mpaye kandi shimire technical team y'Umushinga TV. Yego bamwantumiye nk'impuguke y'Umushinga kandi ndabashimiye cyane kubera ko nishimiye kubana namwe muri aya masaha ndetse no kubasangiza ibitekerezo bigamije gutuma Umushinga TV urushaho kuba mwiza kurushaho. Mu by'ukuri rero nagira ngo mbanze nibwira abadukurikiye amazina yanjye ndi impuguke Nkuru Jonathan cyangwa se umukonsultant nkora bijyanye n'itegura ry'imishinga itandukanye, imishinga y'ubwoko bwose. Nkaba rero ndi hano kugira ngo ntange ibitekerezo cyangwa nanafashe muri gahunda yo gufungura Umushinga TV. Umushinga TV rero ndabashimiye kuba mwantumiye kandi ndabizeza ko ibitekerezo byanjye biza kugira icyo bitanga kandi bikabafasha. Mwari mumbajije ikibazo rero mutese umushinga ni iki, kubera iki umushinga. Umushinga rero muri make umushinga witwa umushinga kubera kuzana amafaranga. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyose ukora kibasha kubyara amafaranga cyitwa umushinga. Ariko igikorwa cyose kibyara amafaranga mu buryo bwiza, mu buryo bwubahirije amategeko
iyo mvuze uburyo bwiza, umushinga ukozwe mu buryo bwiza ni umushinga ubahiriza amategeko, umushinga ukorwa mu buryo bwemewe, mu buryo uwo mushinga uzanira inyungu nyirawo, ukaba yarawusesenguye neza, akaba afite ibipimo ngenderaho byerekana ko umushinga uri kugenda umuteza imbere. Ni ukuvuga ngo hari igipimo cy'amafaranga agomba gushora, igishoro, isesenguramari biza mu kureba ngo se imari ngomba gushora n'ingana ite, ese imari nizayishora mu gihe kingana iki, nzazana amafaranga angana ate. Rero ni ukuvuga ngo imishinga iratandukanye. Hari imishinga y'ubworozi n'ubuhinzi muri rusange, hari imishinga y'ubucuruzi butandukanye, ubudandaji, hari imishinga y'ikoranabuhanga mu buryo n'ubu mu gutuma abantu barushaho kunoza imirimo yabo bava mu bijyanye no gukoresha impapuro ahubwo bagakoresha ikoranabuhanga, kuko ikoranabuhanga rizana amafaranga. Hari imishinga ya leta, itandukanye, hari imishinga y'abikorera, hari imishinga ya siporo, hari imishinga iyi ngiyi ya social media, uburyo ushobora gukora umushinga wo gukora filime nziza ikagerwaho kandi igakundwa. Umushinga wo gutwara moto, abamotari bakamenya ngo se abamotari bazi ko gutwara moto ari ugutwara moto gusa, ariko buriya ni umushinga. Ko buriya ni ukuvuga ngo mu by'ukuri umumotari iyo yabyutse mu gitondo akagura esanse aba yaranguye. Iyo yaba yaranguye akongera ikiranguzo cye ku gishoro yashoye cyo kugura moto. Ni ukuvuga ngo rero aba agomba kumenya ngo verisoma uyu munsi nangahe, ndarya ngahe, ndasigara nangahe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo umushinga muri make ni umushinga kubera ko ukubyarira inyungu kandi ukora mu buryo bwemewe. Hari ibyangombwa bisabwa kugira ngo ukore umushinga w'ubucuruzi. Ntiwacuruza udafite utubahiriza amategeko yo gusora. Ugomba gusora neza, umusora mwiza kugira ngo ubashe gukora umushinga mwiza. Ni ukuvuga rero muri make imishinga nk'uko mwantumiye, imishinga ni myinshi kandi iratandukanye, kandi hari imishinga yagiye iba myiza nko muri Amerika cyangwa mu Burayi. Hari imishinga yagiye ibyarira inyungu ba nyirayo kugeza uyu munsi. Uzi ko hari umushinga washinzwe mu 1800 na n'ubu ugikora. 1800 muri 800 abantu